sens moral ushobora kubyita ubumuntu. Ni ubushobozi bwa buri wese muri twe bwo guhitamo icyiza n'ikibi. Ni umuco wa kimuntu. Umuryango mugari tubamo ufite amategeko ugenderaho atarashyizweho n'urwego rw'ubutegetsi cyangwa urundi rwego, kandi hari abantu bayubahiriza inyuguti ku nyuguti, bakabikora ku bushake bwabo kandi kuko bibarimo atari ugutinya guhanwa. Abantu mu muco wabo wa kimuntu batabara uwagize ibyago atari uko hari uwabibategetse, ahubwo kuko ari abantu. Ibindi bikorwa birimo indangagaciro za kimuntu ni nko kubwira umuntu ngo arakire igihe yitsamuye, guha umwanya wawe umusaza cyangwa umukecuru igihe hari imyanya mike yo kwicaramo, guhamagara umuntu utaye amafaranga cyangwa ikindi kintu ukakimuha watari yabibonye. Iyi migirire niyo yitwa morale cyangwa se indangagaciro za kimuntu. Ujya wibaza impamvu habaho abantu bubahiriza iyi migenzereze buri munsi, aribo twita inyangamugayo, hakaba n'abandi bidafite icyo bibwiye na kimwe. Muri iki kiganiro reka tuganire ku mpamvu zishingiye ku mibanire, izishingiye ku mibereho n'imiterere y'umubiri wacu zishobora gutuma umuntu umwe bamumenya nk'umunyamwaga cyangwa se umuntu utita ku bandi, udafite icyo abwiwe n'ibyo twita imigenzereze ya kimuntu. Hakaba n'abandi bazwiho guhangayikishwa no kugirira neza abandi buri gihe nta nyungu babikuramo. Iyi migenzereze yo kugira umuco wa kimuntu ni ituma dushobora kuba mu muryango mugari w'abantu. Muri iki kiganiro turavuga ku bushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mibanire, ubushakashatsi bugaragaza impamvu zishobora gutuma tukivuka tutaramenya ubwenge dutangira kwiyumvamo ubushake bwo gukora bimwe mu bikorwa byiza nta nuratubwira ko ari byiza. Turavuga ku ngingo zigenga imyitwarire yacu igihe twisanze mu mwanya wo gufata ibyemezo bishobora kurokora bamwe bikica abandi. Usabwe gukora igikorwa kiri buteze urupfu rw'umuntu umwe ariko kikarokora batanu, wabigenza ute? Mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Ubusanzwe kugira imico myiza no kuba inyangamugayo ni ubushobozi bw'umuntu bwo guhitamo gukora icyiza. Icyiza ni igikorwa kitarimo kwikunda cyane, ahubwo kiri mu nyungu z'umuryango mugari kurusha inyungu za hafi za nyiri gukora igikorwa. Mu bukwe cyangwa mu bindi birori, turamutse tubonye umuntu urimo gufata bimwe mu byo kurya akabishyira mu mifuko y'imyambaro ye kugira ngo aze kubitwara, ntabwo ari twese twashobora kumubuza cyangwa se ngo tumubwire ko twamubonye, cyangwa ngo tubwire ababishinzwe ko hari umuntu urimo gukora ibinyuranije n'imigirire dusanganywe. Njyewe ntabwo nabivuga ko ntabwo byaba bindeba, namureka bamufata ibyo bikaba ibibazo bye, kuko n'ubusanzwe ntabwo nkunda kuregana. Mu gihe hari abandi bantu bahita bavuga ko uwiba uruhindu yakwiba n'imfizi, bakihutira kubwira ababishinzwe. Iyi niyo bita imyitwarire ya kimuntu. Abahanga mu mitekerereze n'imibanire bavuga ko iyi ari imigirire igoye yo kwigomwa ibintu runaka, ariko abantu bakemera kuyigira kubera inyungu nabo ubwabo batazi ariko zihari. Stéphane de Bove ni umushakashatsi mu iterambere n'imihindagurikire y'ibinyabuzima, biologie de l'évolution. Imyitwarire ya kimuntu nk'urugero kutanyereza imisoro, bivuze ko umuntu afata icyemezo cyo kugira amafaranga yishyura ku bushake bwe, mu gihe ayo mafaranga yashoboraga kuyabika akazayakoresha ibindi bintu biri mu nyungu ze ku giti cye. Cyangwa se nanone nk'igihe uhagaze ku muhanda kugira ngo ufashe umuntu wakomeretse cyangwa imodoka yapfiriyeho, bigutesha igihe cyawe mu gihe wakabaye wakomeje. Buri munsi dukora mwene ibi bikorwa inshuro zibarirwa mu ijana tutanabitekerejeho. Kuva mu gitondo wirirwa ugenda mu muhanda wubahiriza amategeko, umuntu aribeshya akakugarurira amafaranga menshi ukayamusubiza kandi washoboraga kuyatwara. Umuntu arakuyoboza ukamuyobora utamwishyuje. Ugera ku kazi ugasuhuza abantu wasanze ubasekera kandi utanabikoze ntacyo waba. Umuntu ati ikaramu hasi ukayimuhereza kandi yakagombye kunama akayitorera. Ukandagira umuntu ukamusaba imbabazi kandi utazimusabye ntacyo yagutwara. Ibi byose kenshi utabikoze ntacyo waba, nta n'uwagira icyo agutwara, ahubwo rimwe na rimwe utanabikoze hari inyungu z'ako kanya wabona. Ariko ntabwo ariko tubigenza. Tuvuga ko ibi byose tubikora nta nyungu dutegereje, ariko abahanga mu mibanire bemeza ko mbere yo gukora ikintu cyiza, buri gihe ubwonko bwacu buba bwabanje kubara ingano y'igishoro kiri muri icyo gikorwa n'ingano y'inyungu ziri buvemo.
bivuze ko kuba umuntu aguye ukihutira kumwegura utanamuzi, ubwonko bwawe buba bwamaze kubona ko kumwegura harimo inyungu runaka kuri wowe. Stéphane Debove: nibyo koko iyo myitwarire iravunanye, ariko izana inyungu mu buryo buziguye kandi bwihishe. Imwe muri izo nyungu ni ugutoranwa nk'umufatanyabikorwa mu muryango mugari. Ni ukuvuga ko muri bus buri wese ugiye guhagurukira umuntu mukuru cyangwa se umubyeyi utwite ngo yicare, icya mbere aba ashaka ko abari aho ngaho muri bus bamubona nk'umuntu kandi ufite imigirire ya kimuntu. Nta wifuza ko yakora urugendo abo bari kumwe muri bus buri wese amureba igitsure. Icya kabiri aba ashaka ko n'uwo nguwo ahagurukiye nawe yicara azi neza ko ari kumwe n'abantu bafite ubumuntu. Icya gatatu, hari bamwe muri twe bavuga ngo nta wamenya, wenda ejo nazahura n'uyu mpagurukiye cyangwa se n'umwe mu bo turi kumwe akibuka ko ndi umuntu mwiza. Iki gihe uba utsindiye umwanya w'ubufatanyabikorwa mu muryango mugari. Uku niko ikiswe altruisme cyagiye mu tunyangingo tw'abantu bose bo mu isi. Altruisme ni imyitwarire igirwa n'abantu cyangwa se ishobora kugirwa n'inyamaswa, imyitwarire isa n'ibangamiye uyigira ariko ikaba ari inyungu z'abandi. Ni uburyo bwo kwibabaza ngo ushimisha abandi nta nyungu igaragara y'ako kanya ubikuramo. Hari abahanga muri filozofi nk'umufaransa Jean-Jacques Rousseau bagendera cyangwa se bagenderaga ku kiswe contractualisme. Batekerezaga ko imibanire yose dufite ishingiye ku masezerano cyangwa se kontra tugirana hagati yacu, akaba amasezerano arimo inyungu kuri buri wese, kuri buri ruhande. Njyewe nawe ngo turi inshuti, nta wahemukira undi. Jean-Jacques Rousseau yavugaga ko aya ari amasezerano arimo inyungu kuri buri ruhande. Ubushuti ni kontra, ni amasezerano. Abandi ba filozofe cyane cyane abongereza bo bavuga ko imigirire ya kimuntu cyangwa se ubunyangamugayo ari nk'icyumviro buri wese agira. Bavuga ko ubunyangamugayo buri wese abuvukana kandi buri wese akabukora atabizi atanabyitayeho rimwe na rimwe. Kuri bo moral cyangwa se ubunyangamugayo ni sens, icyumviro. Kugira sens moral rero cyangwa se gutandukanya icyiza n'ikibi byoroshye nko gutandukanya amabara cyangwa se impumuro. Bivuze ko umwana w'uruhinja ashobora gutandukanya ikintu gikwiye gishingiye ku migirire ya kimuntu ndetse n'ikinyuranije n'iyo migirire, akabikora atari uko abifitiye ubushobozi bwo kubitekereza ahubwo kuko biri mu miterere y'umuntu. Ibi nibyo byagaragajwe n'umushakashatsi mu mitekerereze muri kaminuza ya Yale, Madame Kaylee Hamlin. Madame Hamlin yafashe abana bafite hagati y'amezi 6 n'10 abereka video irimo akana k'urukwavu kaguye mu mwobo. Muri uwo mwobo harimo akana k'ihene k'umukara kari karimo kagerageza kuriza rwa rukwavu ngo ruve muri uwo mwobo, ariko hejuru y'umwobo hari indi hene y'umweru. Iyo ngiyo yarwanaga isubiza rwa rukwavu mu mwobo, mu gihe indi hene ngenzi yayo yo mu mwobo iyo yashakaga kurukuramo. Nyuma Madame Hamlin yafashe ibikinisho biri mu mashusho ya za nyamaswa uko ari 3 abishyira imbere y'abana barebye video. Umubare munini muri aba bana bahisemo igikinisho cya ya hene y'umukara yafashaga urukwavu kuzamuka. Bisa naho muri twe tutiriwe dushyiramo ingufu izo arizo zose tuzi gutandukanya ikibi n'icyiza. Muri make dukoze mu buryo kuva tukivuka tuba tuzi icyiza n'ikibi. Ariko noneho bigenda bite iyo abantu bamaze gukura? Njyewe nawe buri wese azi nibura agace kamwe cyangwa se turenze kamwe bavuga ngo abantu badukomokamo baba bazi ubwenge, baba ari abanyamahane cyangwa se baba bafite imico y'ubuzererezi nk'aho abahatuye bose babyawe n'umuntu umwe. Berthe Wane yavukiye muri commune ya La Courneuve mu Bufaransa. Yavukiye mu muryango utanga uburere bwiza ku bana, mbese umuryango w'inyangamugayo, ariko ukaba umuryango utuye mu gace kazwiho guturwamo n'abanyangeso zitari nziza. Berthe yakuriye ahantu agomba guhitamo hagati yo gukurikira ibyo yigishwaga n'ababyeyi be b'inyangamugayo cyangwa se gukurikira imyitwarire y'inshuti ze baturanye bahoranaga. Nakuriye hagati y'imico ibiri itandukanye. Uwa mbere ni umuco nahawe n'ababyeyi banjye ndetse n'abavandimwe banjye bari baragiye mu ishuri bakabona za diplome, ariko ku rundi ruhande nari mfite inshuti zo mu gace twari dutuyemo zahoraga ziba zicuruza ibiyobyabwenge, gusa bakaba bari bafite amamodoka meza basohokana n'abakobwa beza.
mu gihe abari barabashije kugendera mu nzira nziza nk'abakuru banjye bo bari bafite imirimo iciriritse nko gucuruza mu masupermarché kugira ngo babashe kuriha amashuri yabo. Mu maso yanjye nk'ingimbi ubwo nta buzima bwarimo. Birumvikana ntabwo bizapfa kukorohera kubona umwangavu cyangwa se ingimbi y'imyaka 16 uzakubwira ko yumva ashaka akazi keza gasanzwe kamuhemba ku kwezi amafaranga make meza, mu gihe hari akandi kazi nk'uburirimbyi cyangwa se undi murimo uzatuma aba nka kimwe mu byamamare byo muri Amerika. Ngewe nawe ntabwo tuzi abana benshi b'ingimbi mu bugimbi bwabo bumva bashaka gusa na Barack Obama, kuvuga nka Barack Obama, kwambara nka Barack Obama. Abo tuzi bose baba bashaka kuba umwe mu baririmbyi b'ibyamamare. Ku myaka 29 y'amavuko, Bertin Wane yakatiwe igifungo cy'imyaka 10 azira kwiba. Muri gereza yasanze abo bafunganywe bose baziranye. Niba abaturanyi bo mu kigero cye n'abamuruta yahisemo gufatiraho urugero. Abashakashatsi mu mibanire n'imitekerereze bafashe urugero ku buzima bwa Bertin kuko hari abana benshi bavuka mu miryango ifite indangagaciro za kimuntu, ariko bitewe naho uwo mwana atuye ndetse n'inshuti batindana akazagira imico itandukanye n'iy'ababyeyi be n'abavandimwe be. Bumwe mu bushobozi bukomeye ababyeyi bafite nubwo kugerageza guhangana n'imyitwarire n'imico abana babo bashobora gukura kubo birirwana. Mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu abana baba barushaho kumva no gukurikira ibyo babwirwa n'abo bangana kurusha ibyo babwirwa n'ababyeyi babo. Ni Bwana Laurent Bege, ni umwarimu w'isomo ry'imibanire muri kaminuza ya Grenoble mu Bufaransa. Avuga ko imico ya kimuntu cyangwa se ubunyangamugayo ufite inkingi z'ingenzi 5: imikoranire n'abandi, coopération, koroherana n'abandi, empathie, impuhwe, compassion, guha buri wese agaciro n'ibyo agenewe, équité, ndetse n'ubutabera, justice. Laurent Bege avuga ko umuntu ufite ibi bintu byose ubwo aba afite indangagaciro za kimuntu. Zimwe muri izi nkingi abantu bose barazivukana, izindi bakagenda bazikura mu burezi n'uburere bahabwa. Iyi ngingo mvuze bwa nyuma y'uburezi n'uburere reka tuyivugeho. Mu nteganyanyigisho mu mashuri menshi mu isi habamo isomo rirebana n'ikinyabupfura n'uburere. Kubera ibikorwa by'iterabwoba mu bihugu byigeze kwibasirwa n'ibitero nk'Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubu ngubu isomo ryigisha indangagaciro za kimuntu ryabaye itegeko mu mashuri abanza n'ayisumbuye. Isomo ry'indangagaciro za kimuntu mu mashuri rishingira ku mpamvu nyamukuru zishobora gutuma abantu babinyangamugayo. Mu kwigisha abana uburyo bwo kubinyangamugayo no kugira indangagaciro za kimuntu, hari abarimu bifashisha inkuru yahimbwe ikanandikwa n'umufilozofe w'umugiriki Plato. Inkuru yiswe La Noce de Gigès. Abarimu babaza abana icyo bakora umunsi bagira ubushobozi bwo kwihisha amaso y'abantu, ukabura ahantu ugakora ibyo ushaka ariko abahari batakaje ubushobozi bwo kukubona. Uwo munsi ntabwo najya ku ishuri, ahubwo najya ahantu hahurira abantu benshi nkiba iPhone zose bafite. Bisa n'ibigaragaza ko hari imyitwarire myiza tugira bitewe n'uko abantu batureba. Bivuze ko hari abantu benshi muri twe ashobora gutoragura amafaranga yaba azi neza ko nta muntu urimo kumureba akayabika, nyamara nyir'ukuyata ari hafi aho. Bigisha abana ko hari abantu bitwara nk'inyangamugayo bitewe n'uko hariho amategeko n'abantu bacunga ko amategeko yubahirizwa. Niyo mpamvu hashyirwaho amategeko yo guhana abica amategeko. Bigisha abana kandi ko kugira indangagaciro za kimuntu cyangwa se morale bisaba umuntu kuba afite ubushobozi bwo kwikura mu mayira abiri kandi akayavamo afashe icyemezo cyiza. Abashakashatsi mu mibanire bazi cyane cyiswe dilemme de train, amahitamo ya gari ya moshi. Nicolas Baumard n'umushakashatsi mu by'imitekerereze. Ni inkuru ya gari ya moshi ibitwawe n'umuntu wataye ubwenge ku buryo iba yiruka ku muvuduko munini kandi hatagize ikihagarika yagonga abantu 5 bari bahagaze mu nzira yayo mu nterano. Uburyo buhari bwo gukiza abo bantu ni ukohereza iyo gari ya moshi mu wundi muhanda ushamikiye kuwirimo. Ikibazo kiba gihari ni uko iyo nzira yindi nayo ibirimo umuntu umwe. Muri iyi nkuru babaza abantu icyo bahitamo hagati yo kureka iyo gari ya moshi igakomeza ikica abantu 5 cyangwa kuyohereza mu wundi muhanda ikica umuntu umwe. Hari abavuga ko abatwara imodoka
hari igihe bisanga muri aya mahitamo. Imodoka yacitse frein itwaye abantu 40 igiye kwiroha munsi y'umuhanda, kandi hari moto 3 ziri hafi aho ngaho umushoferi ashobora kuyiyoboraho ikazigonga igahagarara. Umubare munini w'abakorerwaho ubu bushakashatsi uru ni rwo ruhande bahitamo kujyaho. Mbaye mbizi neza ko ninsunika umuntu umwe mu muhanda imodoka ikamugonga iza guhita ihagarara itagonze abandi 5 yototeraga, namusunika. Nubwo naba nishe umuntu umwe, ariko naba mbaye intwari y'abandi 5. Iyo wisanze mu mahitamo abiri agoye kandi yihutirwa, ku ruhande rumwe usabwa gukora ikintu cyiza, ku rundi ukumva wakora ikidakwiye. Nk'urugero, umuntu akakubwira nabi, wajya kumutuka ukarwana n'igitutsi gishaka gusohoka, rimwe wumva wamutuka ubundi ukumva wahanyura nk'inyangamugayo. Nta na rimwe wigeze wibaza uko biba bimeze mu mutwe wawe muri ako kanya? Imbere mu mutwe wacu ahagana mu ruhanga hari igice cy'ubwonko cyitwa lobe frontal. Iki nicyo gikora akazi ko gufata ibyemezo no kugenga imyitwarire y'umuntu. Iyo ugomba guhitamo inzira yo kunyura hagati y'aho utekereza ko ari hafi n'aho utekereza ko ari kure, utunyangingo tw'ubwonko muri lobe frontal nitwo tuba turimo gukora kugeza igihe ukoreye amahitamo yawe. By'umwihariko uduce tw'ubwonko twa nyatwo dukora iyo wisanze mu mahitamo ni cortex dorsolateral préfrontal n'akitwa lobe parietal. Ikinyoma ni ukubura indangagaciro za kimuntu, niko batwigishije kandi natwe niko tubyumva. Ntabwo ari henshi uzumva bashima umuntu ngo ni umuhanga mu kubeshya cyangwa se mu kuriganya. Ni ukuvuga ko ubikora aba ari ku rundi ruhande rw'umuco ukwiye abantu beza. Ibi bikaba bibi cyane iyo icyo kinyoma cyangwa se uburiganya bikozwe n'uruganda rukomeye rupima amamiliyari. Mu binyoma duheruka kumva, Volkswagen, uruganda rukomeye rukora imodoka mu Budage, rwabeshye isi yose ingano y'imyuka ihumanya ikirere isohorwa na moteur zikorwa na Volkswagen. Nawe utekereza ko hari abantu bajya bakora amakosa cyangwa uburiganya bakumva ntacyo bitwaye ngo bitewe nuko hari abandi babikora? Niba rukubitekereza ntabwo uri wenyine, kuko na bwana Guido Palazzo, umwarimu wigisha iby'ubunyamwuga n'ubunyangamugayo mu ishoramari, nawe atekereza ko abayobora Volkswagen bemeye kubeshya isi yose ko imodoka bakora zitanduza ikirere kubera ko batekerezaga ko n'ibindi bigo bikomeye byose bibeshya. Muri Volkswagen abayobozi b'uruganda batekerezaga ko inganda zose z'imodoka zo mu isi zikora uburiganya, kandi ko kuva mu myaka ya za 70 inganda z'imodoka zakunze kubeshya ku kigero cy'ibyuka bihumanya imodoka zabo zisohora. Kuri iyi ngingo harimo uruhande rwo kwica amategeko, hakaba n'urundi rurebana n'ubunyangamugayo n'ubumuntu, kuko buri wese hari ukuntu ariganyamo gake. Kuri Guido Palazzo hari amakosa n'uburiganya bwinshi bikorwa n'abantu bitewe n'uko ari amakosa yakozwe n'abantu benshi, cyangwa se bitewe n'uko nabo bayakoze kenshi bikagera ayo makosa atakaza isura yo kuba amakosa mu maso yabo. Ni ukuvuga ko ikibi gishobora gukorwa kenshi bikamera nk'aho inshuro nyinshi cyakozwe zacyogeje. Umwe mu bayobozi b'uruganda bafatiwe muri ubu buriganya yaravuze ati, ikibi iyo gikoze rimwe kirakunukira, wagikora ubwa kabiri kikakunukira gahoro, iyo gikoze ubwa gatatu ntabwo kiba kikikunukira na gato. Iki gihe ntuba wanamubwira ko ibyo arimo gukora ari bibi. Bisa naho icyaha cyangwa se ikibi ushobora kugikora rimwe ukumva ni icyaha, ukagikora kabiri, ubwa gatatu ntuba ucyumva ko ari ikibi. Ibikorwa by'uburiganya no gukora ibibi ntabwo bireba abayobora mu bigo bikomeye by'ubucuruzi gusa, ahubwo bireba twese, kuko twirirwa mu bikorwa bishobora kubangamira abandi cyangwa se bibangamira umuryango mugari. Ingano nini y'imyanzuro dufata buri munsi ni imyanzuro y'ibikorwa duhoramo, ku buryo bitadusaba gutekereza cyane mbere yo gufata icyemezo. Bivuze ko hari byinshi dukora bitari byiza, ariko kubera ko ari akamenyero ntitumenye ko ari bibi. Iyo ugiye kugura umugati muri butike, nta na rimwe ugitekereza ko uwo mugati ushobora kuba wakozwe n'umwana w'imyaka 7 wakuwe mu ishuri ngo aze gukora ako kazi k'ingufu. Nta na rimwe watekereza ko uwakoze uwo mugati ashobora kuba yarishwe n'inzara kuko abamukoresha batamugaburira kandi yirirwa mu byo kurya. Aya makuru ntabwo ushobora kuyatekereza kuko akamenyero ufite ko kugura umugati buri mugoroba gafite ingufu ziruta kure izatuma utekereza uburyo uwo mugati wakozwe.
ku rundi ruhande ariko igitera ibi nuko ubucuruzi na politike bifite amategeko bigenderaho ariko ntabwo bifite umuco bigenderaho. Ni ukuvuga abantu bahagarariye ubucuruzi na politike bo ku giti cyabo bafite imico n'imigenzo ya kimuntu, ariko ibyo bahagarariye byo nta mico n'imigenzo bifite. Niyo mpamvu hari abakora akazi k'icungamutungo mu bigo mushobora kuba muzi ko ari abantu bagira ubugugu kuko mujya kubishyuza amafaranga bakabaha amafaranga bikandagira, ariko uwo muntu mu buzima busanzwe akaba agira ubuntu iyo atari mu kazi. Niyo mpamvu hari abantu b'abaherwe mu isi baza muri Afurika bagatanga amamiliyoni menshi yo gufasha imfubyi no kubakira abakene, ariko bakaba bafite inganda zakenesheje ibihumbi by'abaturage muri ayo. Tubikora kubera ubumuntu twifitemo cyangwa se kubera ijisho ry'abandi bantu ririmo kutureba. Nibyo wabyumvise neza, nta na rimwe dukora ibintu by'akataraboneka nk'igihe hari amaso arimo kutureba, cyangwa se igihe tuzi ko ibyo dukora hari amaso azabireba. Hari abashakashatsi b'Abongereza bashatse kwemeza ko abantu bashobora kugabanya gukora ibibi igihe cyose wabemeza ko hari amaso arimo kubareba, niyo yaba atari amaso y'umuntu muzima uri ahantu runaka. Abashakashatsi b'Abongereza mu kigo cy'ishuri bafashe ifoto nini y'ururabo bayimanika ahantu ku gikuta muri cafeteria aho abanyeshuri barira. Nk'uko bisanzwe umubare munini w'abanyeshuri bamaraga kurya bagahaguruka bakigendera batanduriye ibyo baririyeho. Mu gihe urwo rurabo barusimbuje ifoto nini cyane y'amaso y'umuntu, ifoto ikoze ku buryo aho uri hose ubona ko ayo maso agutumbiriye. Umubare w'abahagurutse batanduruye waragabanutse. Nubwo abemeza ibi ariko ntabwo abantu bose bakora neza kuko hari ijisho ririmo kubareba, kuko hari abantu bahorana ubunyangamugayo n'imigirire myiza atitaye ku bamureba cyangwa se ku bazamenya ibikorwa bye. Abashakashatsi mu ishuri ry'ubukungu muri kaminuza ya Lausanne mu Bufaransa bakoreye ubushakashatsi ku banyeshuri hagamijwe gupima ingano y'ubunyangamugayo bwabo. Byari muri gahunda yo gufasha ibigo bikenera abakozi kubona abakozi b'inyangamugayo. Bafashe itsinda ry'abantu babashyira muri sale babaha ikizamini, ariko babereka ko muri iyo sale harimo zimwe mu nyandiko zirimo ibisubizo by'icyo kizamini. Baraziberetse ariko ntibababwira ko kuzikoresha byemewe. Ikindi cyarimo cyorohereza abantu gukopera kwari uko ku mpapuro bakoreragaho batari gushyiraho amazina, ku buryo no gukopera ntawe ari kumenya ngo ninde wakopeye. Abatanze ikizamini bahise basohoka muri icyo cyumba, ababazwa basigara bakora ikizamini. Birumvikana bamwe muri bo barakopeye, ariko hari abandi bake bemeye gukora ibyabo atari uko bizeye ku buhanga, kuko hari n'ababonye zero. Njye ntekereza ko umuntu aba agomba kwibera inyangamugayo we ku giti cye, nubwo nta wundi muntu wabimenya usibye njye. Ntabwo njya numva nshaka kuriganya, kuko nanjye ubwanjye sinazigera numva ameze neza muri njye igihe cyose najya ntekereza ko hari icyo nungutse ariko binyuze mu kuriganya. Hari abantu ashobora gutwara imodoka saa 8 z'ijoro ahantu mu mujyi, nta bandi bantu bari mu muhanda, nta zindi modoka ziri mu muhanda, ari wenyine mu muhanda, akagera kuri bya byuma byaka amatara biyobora ibinyabiziga agasanga cyacanye umutuku. Nta muntu n'umwe wundi uhari, agahagarara agategereza ko cya cyuma cyaka icyatsi akabona kugenda. Gukora ibikwiye bimurimo. Kuri ingingo yo gukorera ku jisho cyangwa se gukora ibikwiye utitaye ku bakureba cyangwa se abazabimenya, abashakashatsi mu bigo bikomeye by'inzobere mu myitwarire no mu mibanire bashyira imbere ingingo yo kwikunda kwa kimuntu mu bituma umubare munini w'abantu bagira imigirire inyuranije n'indangagaciro za kimuntu. Ni ukuvuga ko kwikunda ari byo ntandaro yo gukunda umugayo kuri benshi muri twe. Uyu munsi twese tuzi neza ko ubwiherero rusange bukunze kuba bwanduye, bidatewe gusa no kuba bukoreshwa n'abantu benshi, ahubwo binatewe nuko bamwe muri twe basigamo imyanda ku bushake kuko atari ubwiherero bwabo. Umuntu ukoresha ubwiherero rusange ntafungura amazi ngo akore isuku, ntabwo bivuze ko niwe mu rugo ruko bigenza. Iwe mu rugo ibintu byose byitabwaho. Muri make asanga mu imigirire ya kimuntu ariko arikunda cyane. Indi ngingo abashakashatsi bavuga ko ishobora gutuma umuntu agira indangagaciro za kimuntu undi ntazigire,
ni umuco w'igihugu cyangwa se agace runaka. Ibyitwa stereotype cyangwa se isura abantu baha abatuye agace runaka mu birebana n'imyitwarire bishingira ku muco abo bantu basanganywe kuva kera. Mu burengerazuba bw'isi abantu benshi ntabwo basuhuza umuntu batazi. Kuri bo iyo uhuye n'umuntu ku nshuro ya mbere, umukuzaniye cyangwa se umukweretse arabanza akakubwira uwo muntu uwo ari we, ubundi ukabona kumuhereza umukono. Munsi y'ubutayu bwa Sahara ho ntabwo kuba umuntu umubonye bwa mbere byakubuza kumuhobera mukamarana umwanya munini cyane. Mu burengerazuba bw'isi iyo bishimye barahoberana. Munsi y'ubutayu bwa Sahara buri wese asimbuka ku giti cye. Mu burengerazuba bw'isi birasanzwe ko umwana w'ingimbi aterana amagambo na se kuko umwana yatinze gutaha. Munsi y'ubutayu bwa Sahara iyo umubyeyi yavuze umwana araceceka. Gusa imipaka y'ibihugu yahoze ari n'imipaka y'umuco n'imigenzereze uyu munsi igenda ivaho kubera ikoranabuhanga. Niba iwanyu kera umuntu yaratakaga abandi bakamutabara, uyu munsi biroroshye ko abantu barebye televiziyo bagakoresha internet bakabona ko mu bihugu byateye imbere buri wese yimenya, bazahagarika ibyo gutabarana no guhana ubundi bufasha bwose. Ntabwo bikiri igitangaza kubona umuntu urohamye mbere y'uko abantu bamurohora bakabanza kumufotora amafoto menshi yo kuzashyira kuri internet. Muribuka abashakashatsi mu mibanire bavuga ko imico ya kimuntu cyangwa se ubunyangamugayo bufite inkingi z'ingenzi eshanu: imikoranire n'abandi, coopération, koroherana n'abandi, empathie, impuhwe, compassion, guha buri wese agaciro n'ibyo agenewe, équité, ndetse n'ubutabera, justice. Bavuga ko izi nkingi uyu munsi ziri mu bibazo bikomeye bitewe nuko ihererekanya ry'izi nkingi mu bantu rikorwa mbere na mbere n'ababyeyi, hagakurikiraho uburezi bwo mu ishuri, hagakurikiraho ibyo bise culture vivante. Ni ukuvuga ibitari ababyeyi ntibibe n'ishuri. Ni ukuvuga ibitabo dusoma, filime tureba, indirimbo twumva. Hari abantu cyane cyane abo mu myaka mike ashobora kureba filime y'abantu barwana ikarangira nawe yumva ashaka kurwana, cyangwa se umuntu akabaho yarahinduye imyitwarire kubera filime areba. Ngiyi ngingo ishimangira ko culture vivante cyangwa se imico iriho muri icyo gihe ishobora kugena imibereho y'abariho muri icyo gihe. Naha dusoreje iki kiganiro. Nitwa Ismael Mwanafunzi, naho ubutaha.